Wa mugabo ikange mwiyande kuzakwirira zibishaka hanga mu nyuma yacu komeramwe hoya amakuru hoya mwiyamnikiye buri munsi buri cyumweru nazana kukira kuri ibishaka hanga zeni mani ngiye muheho se utani kuzana blaga mu murima wacu urugutese mwana se kubaye iki nkumeho ngewe nta kibazo turawoza ariko gusigara gusa neza zitabaza abayobozi dushaka zitabaza ubuyobozi dushaka urinde waririmbye uri bushari ariko umwana wa boss nagorwa umva urkumva twubuzi nagorwa sinagufasha nigufate wowe nigufate mukobwa ni wowe uri gucuruza imbuto hano? Ni njyewe uri gucururiza. Ni wowe ugiye kurusha umwana wanjye? None se gute? Ni wowe mukazana wanjye bavuze? Wowe ugiye kuzarusha umuhungu wanjye kano kageni? Ariko se mama umuhora iki ko? Ngo uhora iki? Umwana wanjye ntabwo ari uwo kujya mu rugo rwo gucuruza imbuto nk'izi. None se ko nta soni ukanyoherereza umwana wanjye kugira ngo muze mutangire ubuzima nk'ubu? Wa mukobwa we ndakwiyamye mu buzima. Umwana wanjye yarari imfura yanjye, umwana ngunda mfite amafaranga ntacyo mbuze mu buzima. Umwana wanjye yajyaga akarya urangiza uzi umwoshye ufite iki? Ariko se mama ko iki mu nyanga nawe atwaye iki ko? Soni ngo wantwaye iki? Umwana wanjye n'ubuzima mpamo n'amafaranga mfite uhangara uze kumushuka ngo mutangire ubuzima bwazabageza kuki? Ariko se basi mwazambye ese ubundi umwana wanjye wamuhaye iki? Umwana wanjye wamuhaye iki? Wowe nuko usa nuko uteye ntabwo uri uwo kuba umukazana wanjye. Nta soni. Mama basi nabatwaye iki ko mburi gihe iyo umbonye ntukamba nagutwaye iki ko? Uryenje umwana wanjye gutuma ruha kara kageni uryenje. Aha nugera mu rugo rwanjye tuzabonana. Umwana wanjye nari naramubuze kumbi waje kumwosha. Abicinyi wambereye umwana uryenje uzahirwa utazagera mu rugo rwanjye. Basi uzambwira ikintu nagukoreye gusaba imbabazi. nanjye nakuze kuri telefone aramuhamagara kwandikira message muzibona ngo nansubize no se wabaye iki ndabizi ntabwo nabasha kubaho nagufite sode hano kuri nanjye urumva nibwo nagiye kuri rezo urumva no mu kazi bari bantumyeho basi ndansezeranya kutanga ntabwo nzigera kubona nagaritse ntabwo nzakunda wakoze kwakira ukazira byari kimeze neza ejo nzakomeza kandi wakoze kuza njye kwakira shiki
yo Joshua gahunda tuyikurikize. Hari umumaze kuma amakuru kagiye kuva iwabo aza muri ka kane katumushimute ine kuca kare kagabo katinyutse kuba karungura mushiki wanjye nta mafaranga kagira. Uranyumva? Sinye ni brag twahurire. Wanje umunsi wa mbere ukinye filime akaribwo kinye ubyakiyute ubyumvishute dusobanure ubusangize nk'umubyeyi nkawe uje muri team ya Zidane Films ubonye bimeze bite? Umunsi wa mbere ninjiye muri filime mbonye filime imeze neza cyane. Filime yanyu imeze neza mugize ng'amahirwe mukagira ng'abaterankunga babatera inkunga namwe mukazamuka byaba byiza gusumbya kandi mwabona n'abandi benshi baza babagana. Katukubaza nk'ibibazo bibiri bitatu sibyo? Icyambere ese ikihe kintu cyatugiza ubuzima mu Rwanda? Kuki wabumvishe wo bishaka byatewe n'iki? Impamvu naje muri filime yanyu numvise mbishaka kuko nanjye njya ngunda kureba filime ngabona abamama ngabona abapapa ngabona urubyiruko nkumva ari kuvamo ibintu byiza biri kumfasha. Ndavuga ngo nanjye ngize amahirwe ngabona hano nakinira filime najyamo kugira ngo nigishe nanjye abandi, nigishe urubyiruko, nigishe abamama bagenzi banjye. Okay, turabashimira cyane. Icyambere nuko yaza muri filime zacu kugira ngo atange ubutumwa kugira ngo bubashe kugera ku bantu benshi cyase ku banyarwanda no ku banyarwandakazi n'abandi banyarwanda bari mu bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo musobanukirwe ibikubiye muri iyo filime biba mu buzima busanzwe. Reka tugende ku mubyeyi nibuze ni ikintu cy'agaciro muri team yacu tumufite kandi akaba atanga intama zisanzwe gusa usanzwe. Ukimara gukina filime rero ku bantu ba mbere bazareba muri filime yino tugiye kuzasohora akaba ariyo serivita ibanga ry'ubugome, ni iki wababwira abantu bazamanza kureba abantu bazamanza kundeba bwa mbere? Nabasaba kugira ngo nabo bazatinyuke bagende bafasha abandi kugira ngo muri ibi bihe turimo muri isi ya none biragoye. Hari urubyiruko rwinshi ruri kwiyandarika hanze, hari ingo nyinshi ziri gukora divorce. Abo bose bakeneye abagenama bo kuza kubafasha no kubagira inama. Tugana ku musozi aricyo kibazo cya nyuma maze kwifatanya n'iyi timu sibyo? Akaba yaraguhaye ikaze. Timu wayibonye ute, wayakiriye? Iyi timu nayibonye neza cyane kuko harimo abamama b'urungano rwanjye tungana, harimo abapapa, harimo n'abakobwa. Mbese nababonye neza cyane kandi nababonye nk'abantu b'ingundamugayo b'inyangamugayo bagira abandi inama kandi zikagira aho zibageza. Icyo nabwira abantu bareba kuri Zidane Films cyangwa se bakurikirana filime bica ibanga ry'ubuzima, mubane na Yesu kandi mubane n'Imana. Ciao ciao.